Oui. Enda hano nkwereke ariko. Ako ibintu burimo bitarangira n'ibiki. Ese wagira ngo nze nkose koko? Ese umukozi abagomba gukora iki? Akose umukozi umugore we ntago bari mu kazi mu rugo. None se umukozi bundi yamurera ibintu byose. Kandi urugo rufite ibibazo byinshi. Urugo rufite ibibazo byinshi. Usibye kubihagurukira nkabisengera ariko uru rugo rufite ibintu byinshi. Okay, reka tubanze twiragize Imana hanyuma mbone kukubaza ibibazo kuko sigaye mbona uru rugo ntazi ibintu birubamo. Sigaye ababikize. Sigaye mbona ari byinshi. Mana nziza turagushimye, tugushimiye neza n'urukundo rwawe, tugushimiye kuri Imana igitwitaho ku manywa na nijoro, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Nuko turi muri iyi ngano rero tugusabye umugisha utagabanyije uturutse ahera hawe. Uyu ni madamu wanjye, umurindisha ukuboko kwawe n'imbaraga zawe. Mwami nyiringabo Imana tukweretse na buti twabyaye kugira ngo umukure mwabira biyobyabwenge, wirukana abazimu n'abadayimoni, ineza n'urukundo rwawe bibe kuri we kandi umurwanire ko kuri Imana igira neza. Amen. Nuko rero turashimye kumvishe gusenga kwacu mu izina ryawe rya Yesu Kristo. Amen. Hanyuma ikibazo mfite gikomeye. Tuba dusenga. Yego. Tugasenga ariko tukabyanga umwana akatunanira ubundi biba bimeze. Mana yacu ntago igitwumva. Nyine ngewe nicyo shaka kukubaza. Kubaza Naboti ari. Naboti amaze kunanira. Ariko kunaniza iki? Ariko sheri reka nkubwize ukuri. Uriya mwana twabyaye nawe ubwawe ntabwo ujya umuburere. None ngiye ko mba nirukanse nagiye mu kazi mpigira urugo. Ni gute wirwa mu rugo we n'umukozi? Umwana kenda abananiza iki? Ariko se reka nkubwire. Uriya mwana ungana kuri abura ngenda afata inkwe mukubite. Umusore uzikasigaye naso. Uzi ko ngiye mara ukwezi mu nzu. Umwana ntamubona ubundi aba hehe? None kuri kubinshinza? Ni wowe nakabibajije kuko ari papa wiwe. Hagere mwirirwana. Hagere mwirirwana. Turirirwana mu inshingano ntaga zubahiriza. Ngiye murera nk'umubyeyi ariko nanone asigaye atanyumvira. Bimaze kundenga. Aho umuturanye amamagara ngo mubonye muri ruhurura. Kamere utaramubona kwa mbuga. Uvuze kwa Nyirambuga? Kwa Mbuga. Mbuga no wahe? Kwa Kabuga niho mvuze. Ni hehe? Kabuga tu yashinzwe umwana wanjye se? Ntagamo. Nyine Kabuga yaravuze ngo umwana wanjye azaba ari hwajye. Yabo mushinzwe atese. None nimba umubona muri ruhurura, ejo bundi uzamubona muri gereza. Nibwo rero wagakwiye kumenya umwana wawe ukamwitaho, byaba ngo mukamukubita. Urasina namukubita n'urushyi. Kandi asigaye asumba. Ibintu byose uri kubishyira ubwo rero kubera ntabwo nzamenye umukozi ngo menye n'umwana ngo ntukamvugira hejuru usohoje no mba mvuga ariko sereka mubwire shiri nawe reka mubwire ntabwo umukozi nawe ntanyumva n'umwana ntanyumva ubugira ngo nkore iki none niba umukozi atakumva cyakora umukozi we ugomba kumwirukana. Erekana inshingano z'urugo wowe w'umugabo, umwana umwicaze umuganirize. Ngewe nka nyina ntaganyumva ariko wowe nka papa we washobora kukumva. Gihamagare kinzanire nkwereke. Kinzanire uzana ntumukubitire mu maso yanjye. Ngenda kubwiye azajya agira ngo dore umwana yabaye kirara atazagira ngo ni nyina umuteranye. Ngenda kubwiye ngo munzanire hano mushake ipfe kwa Karaveri numvishe ngo niho banywera. Mushake mu bubari bwose. Bashiri umukubitira amaso yanjye uraza kumuhana ubicishije bukeye. Ushobora no kutamubwira gutya, ushobora kubimubwira akaniruka akigendera. Mbese wamukura hehe? No kutamukubitisha inkonire, amukubitisha amagambo. Ariko gakeye. We mushakire. Mushakire. Ibyo byo mwigize byo kunanira muri uru rugo ntabwo mbyumva. Umukozi yananiranye umwana yananiranye bibahe. Kuera kurebuya nagariko gupfa yego n'ibyubazo kwanga. Unyuze hose bakuvugiriza induru niwibwira ngo suye abantu usange nabo baraguhahana bataryamye gusuzusira urupfu rwawe. Live kumva n'abakinze
narinze ko mbona wallahi wanyinjira bizi kuba wagiye kuzirira kandi kuri umwana usanga wawe shahata abo munsi ari ku moto ese n'umuragura mbona ari kubona tuba wigize igicuba yarazi ngo none uwo yasaze ariho imanye ukuntu ameze umva yasaza ameze nabi kuriho koko ariko none arimo aratunganya mama wawe ese wallahi na kabirite nishyira agafenge none tegeta bakubita imirongo none kumva numva none nzanira agafenge akamisha abana nishyira ifere cyariro bikije n'ukuntu banameze bakakanya byinjira nyine uhita kubaga ahita kugegeka bijyana ibya bindi bya mbere umva rero ko n'ubwire n'ibanga ryacu kano kaboro kambikira nakubikira ugenda ugize umwana mwiza ntabwo reka muhere babibitse reka njye mugira inama ase none nakinsanganye papa wawe ko yarakaye mwana siko na mama we yaramwishe siko mbona wabaye ikigo gimana uyu wawe n'umugize ikigo gimana n'umurara wallahi no abo se aho bwari genge yanjye ngiye kuza kureba mu kanya papa wanjye yanyenda no kwica mama wawe arimo aramubwira ngo nawe amafuti yose wayakoze none se wabyaye ninjira wabonye nta bintu by'imirwano wowe ugenda winjira uhita wigira muri geto yawe urumva niba kumbaza mpita mvuga ko udahari tenera pome n'uvuye namara kugenda ndahita mubwira ko ndahita mbwira mama wawe mubwire ko uhari uzi none igifuni nuzuyemo none ubu mbabarira naragaragara anyinjira nawe ndajye muri geto yawe kabakire babyara ibyana hasi nawe umukozana nire n'umwana nabyaye anani umbatura ngwino hano ngawusha siko mbona waraka bayo hano ngiye ngo bibazo bisigaye byarambanye bibazo niko umva rero nkubwira ntabwo cyumba n'ubundi sigaye mbona utacyumba akazi se ubungubu ugashinzwe ukagashobora ndimo ndakubura areba ko atameze neza kubuye no guteka natetse umva rero mubaze neza umwana wanjye ari he ntabwo mbizi yajyanye na umuhungu wo kwa Koloneli ariko ibyo ushinzwe hano ni iki wowe ushinzwe kurya ushinzwe kureba umwana wanjye ushinzwe gukora iki ese akazi mwama gera kuzaniye umukozi ariko reka nkubaze ubu najya gucunga umuntu buriya ubundi ntabwo musangira itabi ntabwo mubumbatira mu mafuti yiwe none uzi ko umwana uri iwabo bagomba kwisagagura ahantu hose ibintu byose akabyisanga nyine ndi kukubaza ubu ari hehe nimba ibintu byose mutabiziranye nimba agera hano wese ubundi ko nigeze kumva umuntu muvugira hari inyuma y'igipangu umuhungu wari uje gusaba ibyo kurya ntabwo ari umuhungu wabimuhaye se gezaho nkabana ibintu bishira ndahaha ibintu bigashira vuba umuceri ntukimara kabiri ahubwo ukirwanga n'umwe wirwa wikubirisha buri rindire kugira ngo mbane ukuntu usohoka ubundi wikora ibyo wikora wowe n'uriya mwana wanjye umwana wanjye azagira ikibazo uzabisobanura neza urayumva neza icyakuzanye hano urakizi gukora akazi ko mu rugo kora akazi rero cyangwa nkwirukana inzira yakuzanye ngere gusubizayo kuko ngiye maze kubihaha nta kibazo umwana arabuze genda n'ubundi mva imbere bundi si uba wumvirize biki hari ibibazo ngewe ngo bimaze kunanira mu rugo mwana nabyaye arananiye umukozi hano ntiyumva ndahaha ibintu akabigurisha nimba basangira itabi nimba bagira gute ariko ubundi ubu nta muntu wandogeye nyamara ashobora gushaka abantu bakandangira bakambwira neza nimba ibi bintu hari umuntu ushobora kuba zajya kubaza abakuru nyine kutavuga habaye iki ugize ute umuburiye namubuze ngo ntabwo nza aho nyine wasohotse wagiye kurebera no hepfo kwa Karaveri kandi mvuyeyo no kwa Rudoviko ko numva ngo niho banywera natumye noneho cyagikoze uno mukozi nyamara rero nawe ashobora kuba bifitemo uruhare kugira ngo umwana wacu cyangwa barasangira ahubwo ako kana ahubwo niko ngewe mbona ariko bimeze
none kubera iki namuturumbura uriya mukozi namuturumbura ushaka ubyice namunaga munsi y'urugo nsanze ariyo wanyigishirije umwana none si cyane ko kitumva n'umukozi ntiyumve ubwo se wamenya ari ibi tura kanze mushake ese kujyanye uburaka oya reka nze mushake nyamara ariko reka nkubwire sheri ntabwo guhana umwana ari ukugenda uvuga nabi noneho umukozi nawe akananira bose bizagenda bite wallahi kamenshi wakazanye imana ese mwana mama wagira ngo yanyuruhiye umuntu we yanyihaye ngo ni njyewe wagize ngo ni njyewe ngo gushuka ngo kujya kumuha ibiyobyabwenge kuko ni mwana waretse inzoga n'itabi ahubwo mwana umvaze ubwo ka gashinge kanjye wallahi kari urashaka kwiterana drogue akundi cicikari kandi uvuga mpa nuba wangenjuje kandi uri umukozi wo mu rugo muri biferi he n'iriya ese ibiryo wabishatse urabibura uretse ko mama waranagukunda bakuvuganira mvuganira se ushaka wareka inzoga reba amashuri wanyu bakurihiriye ubu yose urimo urabifata yose ukayigira imfabusa ubu nyine usanze hano kandi kwinywera uje kunzana ibyo bintu byibagiranye watse inzoga noneho mama wawe uburyo waba arimo arantwara reka nkubwire imana wagize imana uvukira mu muryango w'abakire twebwe tuba twaravukiye mu miryango ikennye nyine ntabwo ibintu bimeze neza ndebye ukuntu mama waba arimo arangiye nanjyanaga antwara yikoza hirya no hino ankubita ukagira ngo ntabwo ubu buzima ariko twabuhisemo ubuzima bwawe ni ubwawe njyewe wallahi njyewe ubwo iki bibazo akira wallahi nese ndamwe inzoga se zimara ibibazo cyangwa zirabyongera cyangwa se njye kugukaya zijye kwikaya wallahi banze nshaka kumva ibiyobyabwenge ntabyo kwica ibitekerezo gusa nyine mani kuba mwaravukiye mu bakire hari igihe mufata ayo mahirwe mukayapfusha ubusa abakire guta abakire njye manje reka nkubwire ese ubundi wabuze iki kujya ujya kunywa inzoga papa mfata nabi mama mfata nabi bagufata nabi iki ko aribo wabananiye abakuru banjye bose si bagiye hanze si bansize ese kuba baragiye hanze bisobanuye ko ugomba kwigira ikigori ukavuga mushiki wanjye ntabwo baguhe kuyobora hoteli epfiriya bikakunanira ukajya unywa inzoga ngo urashaka kujya hanze nese urajya hanze ujye gukora oya nyine yego bacingiye akabari ndanakanywera ndakagurisha yaba waruzi abantu bifuza ayo mahirwe bakayabona manje papa aranyanga agakwanga aragukunda uko no mu bana afite ese ko umva ashaka no kugwara kugufungisha rega ntabwo kwara kukwanga kujya bugororoke yagufungishije kujya ujye ku murongo ariko nubundi biranga bagakujya ubwo umuntu agufungisha gukunze cyonzi ikibintu urimo ntabwo bizi gusa ariko mama wawe nawe mfata nabi hari igihe nanjye nzabyuka nkigendera kuko hari igihe abakozi bo mu rugo badufata bakadutesha agaciro nkaho ntacyo dusobanura ese waba ushaka kwigendera mani meri wawe mba mbona yabigize biri wowe umukozi noneho wallahi wabaye muri kino gipangu unshimisha kondebera wallahi baza ugenda meri nyine njya nkubwira meri tura karame boss vayo hano ngwino hano aje boss bimeze bite amakuru yawe ni meza atetse nakoze n'isuku wa muhungu musangira urumogi n'inzoga ari umwe musangira urumogi n'inzoga ko amakuru ari kuwushyira ko musangira ntabwo se ndamuzi uwo nguwo ngiye umuhungu ndamuzi nzi niyava nzi n'ibyo umuhungu hano na Boti ntabwo umuzi Boti se turasangira yewe na Boti mba nzahana nkwera nzi n'aba yagiye nsanze usangira inzoga n'itabi na Boti ni ukuri kw'Imana ntabwo nsangira na Boti inzoga n'itabi have sha n'abishe Yesu bararahiye ani isoni urandahira imbere wowe ngo mu Yesu uvuga se Yesu mwe umva nizere ko akazi wagatunganyije neza akazi kanjye ma nakakoze neza nuko ko nta kibazo imbwa se wayaye ibyo kurya ariye yawe nabona utameze neza kandi ujye ufata isafuriya watekeyemo sinzabone watekeyemo utayogeje yose kandi niriya mbwa uze kuyoza murabyumva hanyuma ibyawe na Naboti nabyo ndaje mbikurikirana abo boss hari ikintu nashaka kubabwira nashaka kudufaranga ducyanye uduki
ariko iyo mugwijije amafaranga babohereza kujya mu cyaro. Mu cyaro ugiye kureba yonde ari mumaze kumbikira amafaranga menshi nagira ngo mwe mungurijeho byibura n'ibihumbi 15. Komeza akazi ibyo ngibyo bizaza ikindi gihe. Iyo mbwa uyiteho. Bimara byumva. Ese kombonye umukozi nawe wagira ngo nawe zarabumweye. Ikibazo nyine nibyo mbamubwira. Ariko ibintu sinzi ibintu ngiye musigaye muri mope. Sinzi ibintu musigaye muri. Ese nanjye ko wishinza feri wanjye. Cyo ushinze ibintu byose Ako ni gute? Uko cyari ngiye ubishinze. Ni gute umwana apfa. N'umukozi agapfa. Ibintu byose bigapfapfana ni ukubera. Ariko reka mbanze nkubaza ubundi wowe ugura ishyashya. Mereza ira shati ndabona n'amasaha. Wowe uri ishyashya. Mereza iyo shati. Ngomba ko kugenzura. Ubundi gute umwana nimba uri mwana yitwara kuriye. Ashobora kuba hari ibyo akura kuri se. Ubundi wowe uri ishyashya. Waribona namwe inzoka? Waribona namwe itabi? Buretse tubitega amaso. Ndebera iyo shati nigendere ndabona ibyanyu ntazi byari byo. Ushaka kumfatanya n'umwana Mwakire. ubu se wayiteye ipasi? Nayiteye. Rero. Sawa rero ubwo turaza gusubira. Ese ubwo nuko umbwiye? Nuko. Yagenda atagenda inkingi ibyawe ntabwo bimeze neza kwitaba aho si ukankange mu rugo imodoka ukange iwanjye se ngiye kubizi nabitinyuka kujya kwitaba mu mawe mu byubahiro byanyu bana ba Patro ba Prince Bikomangoma nini kigera muri salo tunzanira njyewe bife yanjye ariko urajyanjye yicwane na mama wawe wageze ukamwitaba kari nyoko Mary Dadaraharize siko mbona mfiteho umushiba nzaguruka tube tuganira si kuba wandakari Umubyaye nawe nyine warabyaye aho umuhungu ubu hari umuntu wigeze ubyara nkanjye wabuze urubyaro amagambo yanyu arababaye n'uwabyaye ababajwe n'abo yabyaye nk'ubu bintu bizagenda gute ese ubundi ubwo urasute utangiye kumbwira urasute asa neza ndetse na wallahi reba none uriyogoshe nijoro nondebera n'ibisatsi n'ibiki byose ariko se ubundi ubikura he ubwo kananshiranye akantu kanjye akantu naguze ahubwo uranyongera kandi wanyemereye icyuma mbabari wanyemereye rikeri ugomba kungurira ubwo se ibintu byose ndi kuvuga arahari ubundi kutanshubije arahari ese ko wirirwa munteza paka niyo nanjye ubu uwanteranyije n'umugabo ubundi ufite ikihe kibazo ngenda ashaka kugira ngo nibwirire ikibazo ufite umwana wawe ufite ikihe kibazo nta kibazo ngiye mfite ukeka yambaye muri kona ko mfite ibibazo nta kibazo mfite mbwira ngendi mama wawe mbwira ikibazo ufite ndi kumwe n'akayoga kanjye ngiye naguza yanjye nta kibazo mfite mutima wanjye ubwo nzarira ikibazo ninde wakakugurira yewe ntayiguriye amafaranga asuye kura ntakoze wakoze iki njye nawe n'umuntu anyeka akazi ngiye turakora ngo akazi kose nyine nakora
ndi umusore ngiye ufite imbaraga n'ibigango. Njye ndi mama wawe. Ibyo ntubizi. Mama nyine ndakubaha. Kuki witwara nabi wabuze babanambwira. Nzakora iki kugira ngo yumvire? Nzakora iki kugira ngo yubahe? Nzakora iki kugira ngo utanteza rubanda? Nzakora iki? Njye nawe umuteza rubanda. None si iyo witwaye gutya bavuga ngo dore cya cyana cyo kwa runaka, ngo dore cya cyana. Njye mbwira ikintu wifuza cyose gikora, ariko ubu umwana mu rugo. Namwe mamushaka kuzana ya magambo yanyu y'ababyeyi, namwe kome ugenza riranyishe uri kuzana hizo. Hamagaye cya gikozi cyawe kikanza. Nsuba wabuze ikindi kukubaza hano mu rugo, wabuze iki kugira ngo wirirwe ibingibi n'ibiki koko? Abutamenera nyine inzoga wallahi. Skimba nayiguze ibiceri byanjye me. Njye mbwira nyine ikibazo. Aho uziko n'ibiceri bivuna. Ndabizi. Ariko se sheri, reka mubwire mwana wanjye. Umva yumva. Suga kino wallahi mimi. Yumva igira hino hano. Igizo hino hino. Nkayeje. Nta kibazo ufite. Nta kibazo mfite. Mure nk'umubyeyi. Ngamo ubwo Reba ukuntu uri gusa, reba hano muri uru rugo nta kintu wigeze ubura. Njye mbwira ikibazo ufite. Ngenda asa neza me. Nese urasa neza n'ibi bisatsi dore wagira ngo ni injwiri noneho n'ibisi mu gikoko. Nawe Amashuri arakunaniye. None no kwitwara neza birakunaniye. Uzi ko mperutse guhura n'umwana haraye epfa akambwira ngo nabyaye na ngo dore cya cyana cy'ikirara cyo kwa runaka. umuntu uzamunyere kuya kwita none Wabigeze ute? Njye namugeza kure. Ese ubundi uba wariye? Yes. Awanje ndombo rasta. Soni rasta umuntu zicyari cyemere. Njye nkunda nk'umwana wanjye ariko si nkunda ukora. Ko namafuti Njye nkunda umwana wanjye nabyaye. We narakwibyariye ariko sinjya nkunda ibyo ukora. Ibintu ukora byose birambabaza, bikababaza papa wawe, byose akabishyiraho. Nakora iki kugira ngo hinduke umwana mu rugo? Ubwo simbangire. Oya nabya simba se n'ibiki. Umva nyine banza umbwire. Nkora iki? Ngira ikintu wifuza. Akumeri nimba ari mwebwe muri kubona mfite ibibazo, ntabwo njye ndi mfite ibibazo. Nta bibazo mfite ngende mu isi yanjye. Do. Ubwo meri ndashaka likeri yanjye wanyemereye. Wambye se nkagwana icuma ariko ugahinduka umwana mu rugo. Njye mbwira ibyo ushaka byose. Umwana mu rugo. Umwana mu rugo. Ese ubundi ngo yamazi yo wabiki. Ko ngenye nk'ubu ngubu yantwaye iki? Hagiye unywa amazi. Ubundi ibi ni ibiki uburi kumwe. Yawe winywera amazi nta kintu bivuga. Akaga nzanywa amazi narohamye me. Rega no rega ino nzoga jemba nayiguza yanjye. Uri kuma amazi. Okay. Kanyibike nimba riri kugucuma. Ngure icyuma cyanjye mere wabaye no. Men. Zagahinda mbafite. Agahinda sekiki. Agahinda ko kubona narabyaye umwana. Reba bakuru bawe bibira hanze ariko wumbere ikihomo. Ngo nanjye rero uzameta ikigenge hanze rero ko nateta umwana muzima. Ese wa umwana muzima ahubwo ko waba ugipfu burundu. Ubuze ko ibikubikora turi kumwe. Uri uramutse uri hanze wo byagenda gute? None ya mabebe hanze kuzamura ku mazi. Ku mazi me. Amen. Wabanye none ku mazi none wa mabebe yagutse. Nukuzana no baroga barakaburya. Ako bandi baroga me. Ubundi nta hantu nabona umuntu w'umuvuza akamvurira urugo ko urugo rwose barubuze. Do, nezo ubu wabuze umuvuzi. Naramuvuze, uramuzi se? Ariko wasanga ubwo wiruka ahantu hose wasanga naho hari ibitaro. Neza se. Wabuze. Sikwagira ngo nginziranye nawe umusirika. Asibo nanje kugusaba sinzi niba urayibona inzara imeze nabi ewana. None. Sinzi niba yakunda kabisa. Bigise kandi. Nje kubaza niyo wenda hari umuceri wa wasigaje mu isafuriya. Urabona ari kwayura. Niga wose uje kubifite sha igipangu bangu muri n'ikiza ndagaswe kwa boss. Iyo mutubona nyine turi mu bipangu mpamvu kuganga abakozi bo mu rugo barakize kandi abakozi bo mu rugo nibo abantu babayeho nabi nabo babayeho nabi ariko ibyo nabi hari anubwira mu ntameze n'abari munsi ibintu ni danger nabyitse ninashwana na mabuje ese ndabo banze neza nyine urahigira hano ese nge waruzi kuri bombone cyangwa uruzi ko ndaza kubivuga
Anshakira akazi se ko mba ndi kubona uri gukora nawe nanjye nshakira amani. Uri igipangu nta muzamu mukeneye. Rero kamubwiye. Uzahitemo kwikorera ikiyede, kwikorera ikiyede cyangwa ushaka ibindi bintu ukora ariko bidatuma ubana n'abantu. Kuko nanjye hano hantu ndumva nshaka. Oya ikiyede ushaka kunshira mu kiyede mwa? Nta cyizere cyo gukorera kugatuza inkota. Cyangwa baragucunaguza, barabyuka mu gitondo bakagutukuramo n'itasi bakagukata. Wagira gute bakagukata. Wasitara kuki bakagukata. Neza umugabo ngiye usanze niciye hano ariko nishimye. Ibyo byo ntabwo wana muzamu akeneye. Neza ikindi gipangu bashyiraho umuzamu. Ngiye sinkakora. Cyangwa iri yambwi hari gakora. Shama ni bikurikirana. Kuko umva meze nabi akazi inzara byose nabibuze. Byo ndi kukubwira niko kuri mwana. Ako mu kiyede se shana wenda sinzi niba aho bizi niba ukuntu ikiyede kivuye. Ikiyede urihiringa byatari. Ugatama mu yose yavunaguritse. Ikiyede mwanga sha kwiki gihe. Ikiyede byo rwose tubizi. Kwiki gihe nta kintu uzabona kitakuvuna. Nudashora imbaraga zangu zikoresha umwana gutyo ahubwo bangugiye kujya gukora akazi ko mu rugo. Uzaba umugabo ryari? Subu nta mugore ndazana. Nyine nta mugore urazana. Ariko urateganya kuzamushaka. Nese uzamushaka gukora akazi ko mu rugo uzamushakira mu bipangu by'abandi. Faranga nayo ni hatari ufse ntazana umugore nta mafaranga wowe ukuntu uri kubibona umuntu ameze nabi. Ibyo nakubwiye ni ibyo. Nayo babibonye. Hanyuma se uzamushaka gukora akazi ko mu rugo uzamushakira mu rugo rw'abandi. Nzashaka ngira amafaranga. Wageze ugakora ikiye ukigorera. Ikiyede njye uri kubinyohereza muri aho ikiyede mwa. Okay, nimba udashaka gukora ibivunanye nawe uzabishima hatangiye gukora arimo baragucuna nta kazi mfite nanjye ngafite hano nahava kuko simakunze. Ntabwo wakunze. Kubera iki utakunze? Ntabwo uri gukora uri kwinjiza amafaranga ku kwezi ngiye mba ndi kuzerera gutya none. Nakubwiye ko nta biryo bihari. Sibyo ushaka. Nakazi naguhakanye. Nta bindi bintu ushaka nibi. Uramfasha iki se? Ntacyo nkawe nk'umuntu uramfasha iki koko? Ntacyo ngufashije kuko nanjye ntacyo nifashije. Cyashiramo imiyaga mu isafuriya waza harimo umuceri. Inzira yakuzanye dore ngiriya. Se byo kunsubiza iyo inzara. Waretse kunesha umutwe mwazo. Izuba rimeze nabi inzara. Ebana. Waje kuryibugama. Umuntu w'umusore nkawe uri wo kujya gusaba ibiryo ku bipangu by'abakire. Basi niba mwana umuntu ufite imbaraga zingana nk'izawe wo gusaba ibiryo mu bakire. Niba mwana atetse n'ubugari bwaraye urabizi ko nta muntu ujya ubugari bukonje ariko ngenda burya. Ndanabura umangana n'imboga ndishije. Waretse kunkora mu matwi winsambanyiriza ubwonko. Go. Nawe utangiye kumbwira nabi. Ngende. Kuse ahantu mu gipangu abaraguhemba. We waretse utaranyirukanisha n'abana nibereye urajya no banyirukana. Urajya abanyirukana. Ni gutanu hawe. Utanyirukanisha haguruka wigendera. Nawe reka ngende tuzaye kuzabijya wenyine wagaswera. Bize biruzi. Twara ko. Sha twarababajwe musirikare nyanane. We reka kunsa kuriza. Muhima se yashika hose ari ibitaro. Ubu wabuze ibitaro koko. Ako naje. Ibitaro mvuga iyo biza kubara aho ngaho. Mba narakujyanye. Nonse undi ndwaye. Bakuvura ugakira. Nta ndwara ndwaye ubwo nzanira icyuma cyane. Ubwo wakujyana indera bikagira inzira. Aho unyibageza rikeri. Naho ku Muhima se hashika n'ahandi. Nta gahunga ibyo ngibyo babikuvura wowe. Ahubwo wamumuvuzi nyamuvuzi hano. Kubundi nzajya mu bapfumu nzajya kumasaza. Ese ndabapfumu muvuga babaho bundi. Ibyamba bari bapfumuye muri uwo mutwe bawe. Ngo ufite icyo kibazo ngo urashaka iki urumva ushaka iki? Imarikeri yanjye wanyemere kuko urahinduka umwana muzima se byibuze. Nahinduka umwana muzima. Ndetse muhinduka umwana muzima wo mu rugo. Ujye wicara hano usaba icyo ushaka cyose nzajya nkiguha. Okay. Ureke kuneza papa wawe. Po, aze video kanajya wallahi. Nani bibachaka kureba no mu maso yenge. Mwahuza amaso gute se kandi uri umunyabyaha? Erega iyo umuntu ari mubi nta nawe agenda akahinduka. Mere wanzaniye serikeri yanjye wallahi. Urabe umwana muzima njye kuyizana. Ngenda umwana muzima. Uzajya uba umwana muzima. Kandi rero ibyo bitwara neza n'uramukoze mbona ari wowe nawe abigiramo uruhara. Sibyo? Umukozi ubundi nta bintu ajya gukingiriza mukambeshya beshya ko mbona mwibugikanye. Nzanira rikeri yanjye wallahi emeri nawe wallahi uri kuninza wallahi mubyijani akomeri nawe ndagaza. Bona bo zabite se grand frère shaka rero gahunda bimeze neza ariko shaka ngewe uzira bo ndashaka kumaho dukeya ngo twa turuwasa turuwasa ngenda yaguha byibura naba menshi abesenyisa urumva bimeze sandaje nongere ngo hamagare mwana
bimeze bite Ni sawa. kuri iminsi Neza. Ugiheze. narinje kukureba Ariko ntabwo nakubujije kuza. Uza mu rugo nakubwiye ngo iki. ese si wawe si uburenganzira afite bwo kuza iwawe Nyoko ntago ese yakubwiye. kuki wumva ko nagomba Tuzajya kuza duhurira ku ruhande. Urumva? Narakubwiye ngo ntukaze mu rugo. rero Ushaka kuzansenyera. Njye narakubwiye ngo uzaza mu ruriro rwo kumara iki. Urumva? Mfite abana bakuru biga hanze. Mfite n'ikigoryi cyananiye. Urumva? Nyine wowe uraza kwivanga muri nta mubyeyi wita umwana w'ikigoryi. Nyoko ntabwo twahuriye mu bubari. Ibyawe nawe ni nkagira ibyago nkamutera inda. none nshaka ni minerivare y'ishuri ngomba kwishyura bari kunyirukana n'ubu natashye. Nyoko ntabwo twari twavuganye ngo nzayamwohereza kuri telefone. ngaho yamwoherereza Ku itegeko ryawe se. nyoya ntabwo ngutegetse ni ubushake yamwoherereza nk'umubyeyi w'umuntu. Ibintu mubamo jyana yangaya kandi ndakwihanije bibo bwa mbere n'ubwa nyuma kuba narahuye na mama wawe urumva tugahurira mu kabari nyine ibyawe nawe nibinde ikindeba nuko ari we wambyaye na mama akaba yarambyaye. ntabwo ibyo biguha kukubyara ntabwo biguha kuza mu rugo ntabwo biza kuguha mu rugo. ubuse aho niri urahazi nabyo ngure papa wawe ahubwo atazanagushuka nanjye hari igihe nzakena mite nza kubasura hariya umva nzakumena we wiki guhorana nyako mu kabari nkamutera inda ntabwo bivuze ko ukamutera inda igihe wavutse icyo nsaba se nyiguha. rero igikorwa uretse igikorwa wakoreye mu buriri sibyo ugomba no kugikorera umwana wawe. hari gute udashaka kunyishyurira sibyo nyene ibyo hari icyo ntaguha hari icyo ntakora nakwihanije sin ukomeze wari ugiye kandi ubwira na nyoko mufata umwanzuro. Mere wala ama si smart asigaye n'ahagaze Allah so ingenda y'umusubi wallahi Meri ko yatinze wavana urabona kino kizuba kucicaraho umva no Meri mbaye umwana mu rugo nuko uri kwimana ariko urakomeza umuntu witware neza umva rwose Meri nose uwakiguza kuwanda akahita nkashitura wallahi abaki nose ariko navuze ntabwo kaze wallahi none se kuticara ariko ugomba kuba umwana mwiza. ngomba kuba umwana mwiza kuba ngoriye ngewe iyi ni ukuri kw'Imana ahubwo tanywa inzoga se ntabwo nywa inzoga ariko ibyo bintu ntabwo tuvuganye ko ugiye kubireka ko ako ni akanyuma nguhaye nyine nabiretse ibi ngibi byose nabiretse hanyuma ku buryo papa wawe ngiye kubana nawe neza nawe asanga nyine nanjye narabaye umwana mwiza tubyumvikanyeho tubyumvikanyeho ahubwo se wajya kukagura ku muhanda ngaho genda ubanguke ariko ngiye guhamagara papa wawe mubwire ko abaye umwana mwiza. Nese uramubaza iki papa mwihorere nibye arabwo nguriye se amafaranga umaze uyabona ariko nawe yashimishwa no kubona nawe uri umwana mwiza wahindutse. biye nyine kuntu tuzirana dukubitanye none oya erega uko biri koze nta gihindura ko ari papa wawe ubwo nyine kane njye ku muhanda ubwo ndahita ngaruka mu minota telefone yanjye ahubwo sigiye ese Meri sigaye ngo gacupa nawe telefone yanjye ko nari nyisize hano igihe hehe se mwana nawe usigaye wisize hehe na yanjye we tura sigaye ngo inzoga ndebera telefone yanjye kiri aho ngaho ku meza yekerukanya mvuye hano ngaho ngiye kuri wese akahita ngaruka hano ngaho ndebera bikiri mu maguru mashya uyu mwana ntabwo namwizera. aha ubwo ikajye nigiye kwizanira inzu ubu nta telefone ufite nta telefone yafite ubwo Meri ngendaje iyo phone ubwo nora mukozi uyibye buri n'inyibura ufite ibibazo Meri ushaje imburagiye ariko turanzane ndebera telefone atari yarenga ariko ubu ngubu wowe ntabwo ubibona